Yesu ashimwe. Nifuje kuganira namwe uyu munsi ijambo ry'Imana rivuga ku migisha y'abizeye cyangwa se imigisha y'abana b'Imana. Turabizi ko mu gakiza twahawe imigisha yose igihe twakiriye Yesu Kristo, ariko nanone ntitwemere kuvuga ngo ubwo dufite ubuntu cyangwa agakiza turi abantu bagomba kuba mu byaha tukikorera ibyo dushaka. Yesu ashimwe. Hari ibintu Imana igusaba nk'umuntu usenga cyangwa se wizera, ubuzima bwawe buhagaze gute kugira ngo iyi migisha yose ubashe kuyigira. Kandi iyo tuvuga imigisha hari iyo mu mwuka, ariko hari n'ibindi abantu tuba dukeneye bigaragara ku maso yacu. Reka nsenge hanyuma duhite dutangira kwigira hamwe. Uwiteka Imana, ndagushimiye kubw'umunsi mwiza wongeye kuduha. Ndagutumiye kugira ngo uze na Yesu Kristo na Mwuka Wera kugira ngo mbashe kugira icyo ntanga uyu munsi. Ndakwinginze kubw'imbaraga zawe n'umugambi ufitiye ubwoko bwawe nanjye ndimwo, unkoreshe kugira ngo Mwami tubashe kugira icyo twunguka. Ndasenze ngo ubuntu bwawe, imbabazi zawe, kugira neza kwawe kubashe kudutahuza icyo ushaka kutubwira. Urakoze ko ubikoze kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nyinshi. Amen. Haleluya. Ndashaka ko tuganira amagambo ari mu Guteka kwa kabiri igice cya 28. Naryo ni ijambo cyangwa se ni ikibwiriza umwana w'Imana wese akijijwe kenshi bakunda kumubwira. Akenshi n'abavugabutumwa beza ni ikintu bakunda kwigisha kugira ngo babwire umuntu agume ku murongo w'Imana. Ariko Imana yacu ntabwo tuyibwira abantu kugira ngo tubatere ubwoba, kugira ngo tubabwire ngo hari icyo uzahita ugubwa nabi, hari ibintu uzatakaza biri materiel cyangwa se ibintu bifatika. Ariko tubabwira Imana kugira ngo bayigumeho, icyambere kubw'inyungu zabo bwite, kugira ngo Imana ibashe kubayobora bazagere aho Imana ibashaka. Cyane cyane wari uzi ko gukizwa ariko ubwawe Imana irabishaka. Icyo Imana ikwifuza no kuguma aho ishaka kugira ngo uhabwe umugisha wayo. Twarawakiriye mu kwakira agakiza. Ntabwo nshaka kuvuga yuko umugisha w'Imana ari ibintu bifatika gusa, ariko ndashaka kuvuga umugisha ugendana n'igihe wumviye Imana ukaguma ku murongo wayo, ntiwiteze ibibazo. Kugumana n'Imana bikurinda kujya mu bibazo, bikurinda kugubwa nabi, bikurinda guhura n'amaksida y'ubuzima. Yesu ashimwe. Nagira ngo dusome iryo jambo ry'Imana mu Guteka kwa kabiri umurongo. Reka duhere ku wa mbere kugira ngo tubijyanemo neza. Haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo ku isi. Yesu ashimwe. Aratubwiye ngo nugira umwete, haleluya, wo kumvira Imana yawe uyu munsi. Hari imbaraga z'umunsi. Wari uzi ko umunsi cyangwa se iminsi ni iyacu, ariko Imana yo, Imana ni ibihe byose. Imana yahozeho, iriho kandi izahoraho ibihe bidashira. Rero ijambo ry'Imana ratubwira ngo nugira umwete wo kumvira Imana uyu munsi. Uyu munsi wawe bihagaze gute mwene data? Kenshi dukunze kwisobanura nk'abana b'abantu, ukavuga ngo ejo byagenze nabi, hari ahantu bitameze neza, ariko uyu munsi Imana iguhaye amahirwe yo kongera kuyumvira uyu munsi kugira ngo ubashe kugira umugisha. Ugize gute? Ngo Imana igusumbisha amahanga yose. Iyo tuvuga gusumbisha, Imana ntabwo irobanura ku butoni. Imana ikureba nk'umuntu umwe wewe mbere na mbere yo kwishira mu bandi muri groupe y'abantu, ariko Imana irashaka kugusumbisha amahanga. Kandi ntiba bisobanura ngo ugomba gukandagira abandi, ugomba kujya hejuru. Bisobanuye mu yandi magambo, kuko iyo ugendanye n'Imana ikurutisha abandi mu rwego rwo kuba ikureba nk'umwana wayo. Kuko amahanga ashobora kutamenya Imana, abo muri kumwe bashobora kutayumvira, ariko wowe kuyumvira biguha gusumba abandi mu rwego rw'amaso yo kureba kw'Imana. Haleluya. Wari uzi ko ushobora kubasumba ariko kandi udafite imodoka nziza nk'iyabo, udafite iby'igikundiro nk'ibyo bafite, ariko kubera ko wamenye Imana ukayumvira. Imana rero iguhaye amahirwe nawe uyu munsi. Wenda ejo byagenze nabi, wenda mu isaha ishize byagenze nabi, iby'iminsi no kubara n'ibyacu, ariko Imana yacu n'ibihe byose. Imana yahozeho, iriho kandi izahoraho. Uyu munsi niba ugihumeka, Uwiteka aguhaye umwanya cyangwa se aguhaye amahirwe yo kumvira uyu munsi. Bibiliya iratubwira muri Zaburi ya 2 umurongo wa 7, ndahakunda cyane. Reka duhere ku wa 7 ugeze ku 8. Ndavuga rya tegeko nti, Uwiteka yarambwiye ati uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Saba amahanga, nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe.
uyu munsi ndakubyaye. Hari imbaraga z'umunsi mwene data. Buri gitondo ujye ubyuka usenge, sinkubwiye ngo ubigire umuco cyangwa isi gutegeke ngo amasaha naya kugira ngo uhabwe umugisha, ariko Imana ikubyara buri munsi. Wari uzi ko tuvuka buri munsi? Yewe umuntu uri kundeba ushaka kuvuga ngo ejo nari napfuye kubera ko navuye mu mwanya w'Imana. Imana uyu munsi irakubyaye. Ndavuga rya tegeko nti uyu munsi ndakubyaye. Imana ni umubyeyi. Uyu munsi ndakubyaye kandi uyu munsi nguhaye umugisha. Niwemera kumvira ijambo ryanjye urahabwa umugisha. Haleluya. Kandi iyi migisha yose izakuzaho. Tugiye kwirebera iyi migisha. Ese wamenye ko uyu munsi wavutse? Haleluya. Ndashaka kwibwira umuntu arimo kundeba yuko uyu munsi Imana iguhaye andi mahirwe. Imigisha izagukurikiraho ni iyi ngiyi. Icyo mbashaka kuvuga ku munsi ni uko iyi gicapo cyawe urabyutse se, ejo wenda waraye urakaye, ejo wenda waraye bitameze neza, ariko uyu munsi ukabyuka nagira nkubwire ko hari ibyiringiro byo kongera ku Imana nuyemerera ariko byose bihagaze kuri wowe. Imana yo ihora iri tayari kugira ngo iguhe umugisha. Amen. Kandi iyi migisha yose izakuzaho. Aho ni ku murongo wa 2. Ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Haleluya. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugira no mu murima. Kugira umugisha mu mudugudu iyo umuntu wumva Imana buri munsi. Buri munsi reka buri munsi ujye kubera musha kuri yo. Uyu munsi bimenyekane ko umunyamugisha mu mudugudu wawe. Umudugudu mu Kinyarwanda bisobanura quartier cyangwa se ahantu utuye. Ni ukuvuga ngo Imana ikugira umunyamugisha mu mudugudu. Ese kuba umunyamugisha mu mudugudu bisobanura iki? Iyo utuye ahantu ukaba umunyamugisha bisobanura iki bene data? Iyo uri ahantu mu maso y'Imana ikureba nk'umunyamugisha, ni ukuvuga ngo ahantu uri ubabera umuntu w'inyungu. Ntabwo uba umuntu wigungiraho utuntu twose. Amen. Ubunyamugisha ni ukuvuga ngo bakubonaho umugisha. Reka mfate ingero zifatika. Uri umuntu w'umunyagikundiro, uri umuntu ubaba hafi iyo bagize ibyago, urihutira gusubiza, uri umuntu uhora ugerageza. Yesu ashimwe. Kuba umunyamugisha, kuko umugisha kenshi ikibabaje kuko twambaye imibiri ugaragara ku bigaragara. None se mu mudugudu wabamenya batese ko ufite umugisha? Ni uko hari ibintu uzagenda ukora. Uri umunyamugisha mu mudugudu, ahantu ugiye babona umugisha. Amen. No mu murima wawe. Mu murima wawe bisobanura ahantu ujya guhingira. Ntabwo tukijya mu mirima bamwe, ariko umurima wawe ni ahantu ujya ku kazi. Iyo ugiye ku kazi ukabura umuntu wumvira Imana, wayishyize imbere yawe, umunsi wawe ugashyira imbere, ugategura umunsi n'Imana. Bakunzi ba Bread of Life, umenye ko tugomba kugira umuco wo gukunda Imana buri munsi. Izi ukuntu byaraye bigenze, ariko buri munsi wibutsa Imana. No mu murima wawe ugira umugisha. Ahantu ugiye gukorera niho mu murima wawe. Muri office yawe ni mu murima wawe. Ahantu wagiye gukorera akazi k'amaboko yawe niho murima wawe. Imana ikugira umugisha gute rero iyo uri ahantu ukorera? Ubura umuntu wihutira wenda nko gusava abandi. Haleluya. Ese twiteguye kuba umugisha mu kazi kacu, mu mirima yacu? Mu murima wawe byifashe gute? Aho ntiwaretse kuba umunyamugisha kubera ko ubyukana wenda umushibutu, wibagiye ko Imana igira neza, wibagiye ko Imana yaguteretse aho hantu ikakwizera mu murima wawe. Wari uzi ko Imana iguhaye akazi ikagutereka ahantu ibigira ngo ube umunyamugisha, ariko byose bihagaze mu kuba wayemereye. Buri munsi rero tuba abantu b'abanyamugisha mu mirima yacu. Niko bihita biba automatize, biba automatique. Yesu ashimwe. Mu mudugudu wawe no mu murima. Amen. Ku murongo wa 4, hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe. Imbuto zo mu nda yawe. Iyo uri umuntu wumvira Imana buri munsi cyangwa se uyishira imbere, niyo mvuga kumvira Imana, simba mvuga ngo kunanirwa ntibibaho. Oya, twambaye umubiri, hari ubwo tunanirwa, hari ubwo turwa, hari ubwo tubabara, hari ubwo dushavura, hari ubwo tuvuga nabi, ariko buri gihe buri munsi wame wibuka Yesu Kristo, wame wibuka ko uri umwana w'Imana, wame wibuka ko uri umunyamugisha. Icyo gihe Imana izaha umugisha imbuto zo mu nda yawe. Ni ukuvuga ngo urubyaro rwawe ni umunyamugisha. Amen. Ukwiriye kujya uvuga uti ni umunyamugisha, imbuto zo mu nda yanjye zihawe umugisha uyu munsi kubera ko numviye Imana. Ese urashaka amahirwe y'uyu munsi? Emerera Imana, wumvire ijambo ryayo. Ijambo ni Yesu Kristo. Ijambo ni icyo Imana igusaba. Icyo gihe ngo uzahabwa umugisha mu mbuto zo mu nda yawe n'izo ku butaka bwawe. Buriya habaho ubwoko bw'imbuto. Haba imbuto zo mu nda, hakaba n'izo mu butaka, ziri ufata ugatera. Aho ugiye ko investisi Imana iguha umugisha. Amen. Ubutaka bwawe bishobora kuba ari business nshya ugiye gukora. Bishobora kuba ari projet yawe ugiye gukora. Amen.
amen. Ngo n'umukumbi wawe, inka zawe ni ukuvuga ngo ni ibintu uba warakoze waragiye utereka ahandi. Tuvuga ufite amazu, Imana iyaha umugisha, ubona abantu bayajyamo, abandi babuze, Imana ikayiha umugisha. Ariko byose bihagaze kuri cya kintu cyo kumvira Imana uyu munsi. Imana iguhe kuyumvira uyu munsi. Sinzi uburyo waraye urwaye nijoro cyangwa se waraye uguye, ariko uyu munsi Imana ishobora guha umugisha umurima wawe n'imbuto zawe n'inka zawe, ukaziha umugisha, n'umukumbi wawe, abantu uyoboye, ibintu uyoboye bihabwa umugisha, kuko turi abanyamugisha. Wari ubizi ko turi abanyamugisha? Ku murongo wa 5 ngo hazagira umugisha igitenga cyawe cy'ibyo uvugiramo. Yesu ashimwe. Ibintu byose ukoze, nuvuga ngo ni ibintu byose ubitse, nuvuga konte zawe zihawe umugisha. Mbese turi abanyamugisha. Ntacyo bitwaye ko bireshya n'uburemere bwabyo nuko bingana, ariko byita ubunyamugisha. We si kondisiyo y'ibyo urebesha amaso, ahubwo kondisiyo ya mbere cyangwa se igisabwa cya mbere nuko wemera kumvira Imana. Ngo uzagira umugisha mu majya no mu mazi. Umurongo wa 6. Mu majya no mu mazi nuvuga ngo urahagurutse, wenda ugiye mu kindi gihugu. Iyo ugiye kwakirwa ubunyamugisha no mu kugenda ubunyamugisha, wari uzi ko uri umugisha wigendera. Yesu ashimwe. Ngo Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe, bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, bahungire baciye mu nzira zirindwi. Haleluya. Ntugatinye ikintu kiza kikugana kije kugutera. Ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo abanzi bawe bazaza mu nzira imwe. Ukwiriye kwiga gusengera muri iyi Deuteronomy cyangwa se muri uku guteka kwa 2 mu gice cya 28. Ni ijambo ugomba gusengeramo nk'umuntu wizera, ukarigira nk'ikintu cya buri munsi, ukavuga uti Imana, ntacyo bitwaye abanzi banjye ndababona baje mu nzira imwe. Bibiliya iravuga ngo hari abo bazaterana, ariko si jyewe nzaba nabateranije. Bazaba bahuje imbaraga bakora ikintu. Iyo tuvuga abanzi ni ibintu bije kukugirira nabi, ni indwara se, ni abanzi fizike b'umubiri. Ariko biravuga ngo bazaza baje mu nzira imwe bahuje ibitekerezo. Hari inzira imwe bisobanura ibitekerezo biri hamwe. Tugende tumudeturize, tugende tumwirukanishe, tugende twice business ye, bajye bahuze, bateranye, bahuze imbaraga. Ariko biratubwiye ngo bazahita batatana mu nzira zirindwi. Haleluya. Ujye uvuga uti Imana, reka baze, ariko mu izina rya Yesu Kristo. Guteka kwa 2:28 umurongo wa 7 barambwira ngo bazatatana mu nzira zirindwi. Uwiteka asubiza inyuma abanzi bawe mu nzira zirindwi, batatane. Rero tuzakomereza ahandi, ngarukiye ku murongo wa 7. Imana iduhana umugisha kuba abanyamugisha uyu munsi witeguye kugendana n'Uwiteka. Imana iguha umugisha kandi ikubere Imana. Umvira ijambo ryayo uyu munsi, uzabona ibintu bigenda bihinduka buri munsi mu buzima bwawe. Nagira ngo rero dusenge, tuba abantu bizera. Uyu munsi Imana irakubyaye. Uyu munsi wa amahirwe yo kongera kuvuka, gusaba amahanga ngo akubere iki? Umwandu wawe, niko abarundi bavuga. Nagira ngo rero mu ntundire mbe ngarukiye hano, nzakora ikindi gice cya 2 tukigeho, ariko mu magambo make yavunaguye, nuko urasabwa buri munsi kumvira ijambo ry'Imana, ukarishira mu bikorwa, kugira ngo imigisha yose igukurikirane. Agakiza n'ubuntu, ariko ntabwo tugomba kubaho ubuzima twishakiye tutumvira jambo ari we Yesu Kristo. Nitumwumvira, iyi migisha yose izagaragara mu buzima bwacu. Yo ku gice cya mbere mbabwiye, nagira ngo rero mbasengere. Uyu munsi Uwiteka arakubyaye. Ntacyo bitwaye ko byaraye bimeze cyangwa se ibihe umazemo, uyu munsi unyemerere uvuke. Amen. Wumvire jambo ari we Yesu Kristo. Hari imbaraga z'umunsi. Nubigendera ukabigira ibanga ryawe rya buri munsi, gora ubwira Imana, sinzi amasaha korohera, ariko ukongera ukibuka uriwe kuri umunyamugisha mu mudugudu wawe, nuko bizaba impamo. Yesu aduhana umugisha. Reka nsenge. Urakoze Uwiteka Imana kubwira ijambo ryo guteka kwa 2:28. Ndasenze Mwami, ntaba ari ugusoma gusa, ntaba ari ukubwira abantu gusa n'uburyoza. Ndasenze ngo imbaraga zawe Imana, wowe ubabarira, wowe ukiza abantu, wowe ubuzuza imbaraga, uyu munsi utubyare Mana, utubyare. Tugusabye amahanga yo kugukorera no kumvira ijambo ryawe. Niwo mugisha wa mbere twahawe muri Yesu Kristo. Urinde abana bakugira ngo dutaramirana n'amasezerano Mwami. Ukuntu uvuze ngo uzaduha umugisha amajya n'amaza mu midugudu yacu no mu mirima yacu, ariko nitutakumvira Mana, tuzaba abantu batari abanyamugisha. Ndasenze ngo imbaraga z'ijambo ryawe Mwami bigendere buri wese, kugira ngo
duhabwe imbaraga z'umunsi, imbaraga zo kukumvira Kristo Yesu, wowe jambo rizima, wowe jambo riza rigahindura abantu bakitwa abanyamugisha, imirima yacu igahabwa umugisha, abanzi bacu badutera mu nzira imwe, imbaraga zo kumvira ijambo ryawe Mwami Imana ririhagije kugira ngo risubize abanzi bacu inyuma mu nzira zirindwi. Ndakwingize mu izina ryawe, mu mbaraga za Yesu Kristo, uyu munsi ukore ku muntu umwe byibuza Mwami arimo kundeba uyu munsi, umwigarurire, ndamuzanye imbere yawe nk'umunyago, akwemere nk'ijambo, akwemere nk'ijambo rimuha ya migisha yose ashaka. Ibintu Mwami Imana bidukurikira bitwongera nyuma yo kugushaka kumvira jambo aba ari byo biduhama. Urakoze Mwami ko watwizeye ukadushyira mu midugudu tubamwo, ukadushyira mu mirima, ukaduha no kugira imbuto zo mu nda zacu. Reka nazo zibe umugisha kubera ko twakumviye Mwami. Urakoze Mwami Imana, ndagushimiye kubw'uyu munsi. Uyu munsi Mwami uhindure byinshi, ntacyo bitwaye ibyo barayemo, ntacyo bitwaye ubuzima bamazemo igihe, ariko uyu munsi imbaraga z'umunsi zihindura abana bawe kuba beza, zihindura abana bawe kugira ngo twitwe abanyamugisha amajya n'amaza, aho tugiye twitwa abanyamugisha, aho twinjiye twitwa abanyamugisha, mu kuba abanyamumaro muri sosiyete turimo, mu mirima wadushizemwo, muri kampani zacu Mwami, aho turi zihabwa umugisha, aho tutari zihabwa umugisha, ibigega byacu bihabwa umugisha. Mu izina rya Yesu Kristo nirukanye kagungu, nirukanye ibintu byose bibi bituma abana bawe babona ko udahari. Ndagushimiye ko ubanza kubikoramo imbere mu mitima yacu, watugize abanyamugisha. Ariko Mwami, amahame y'ijambo ryawe biradusaba kugendera mu ko ushaka, biradusaba kumvira wowe jambo. Ntabwo tuzakizwa ngo tugarame gusa, ahubwo Mwami Imana tuzumvira wowe jambo. Wowe uzi buri wese arimo kundeba, umwigisha uburyo yaryumvira, uburyo ubishaka, umuhindura icyumba cyawe, ijambo ryawe rimweze. Waravuze ngo mwebwe mumaze kwezwa n'ijambo ryanjye, nta kindi cyabikora Mwami. Haleluya, ndagushimiye wowe ijambo ry'ukuri. Urakoze kunyubatse, urakoze kubwa kino gice cya mbere. Ndakwizigiye Mwami ko n'ikindi Mwuka wawe wera azanshoboza kukigisha abana bawe, kandi cyane cyane igihe Mwami urabizi ko mbikeneye. Uyu mugisha ndawukeneye mu rubyaro rwanjye, uyu mugisha ndawukeneye mu bigega byanjye. Uyu munsi nguhisemwo. Urakoze kuri Imana y'ibihe byose. Wowe ntabwo ureba amasaha ngo twigizeyo, ntabwo ureba amasaha uvuge ngo ndakererewe. Ndagushimiye ko uri tayari, ndagushimiye kuri temps favorable ya buri wese. Uyu munsi nguhisemo, uyu munsi mugenzi wanjye aguhisemo. Ndagushimiye imbaraga z'umunsi. Urakoze Mwami, wibagira ibiri inyuma Mwami Imana, ugasingira ibiri imbere, ngo nubwo ibyaha byacu byatukura tukutuku uraza ukabyeza derere. Ndagushimiye Mwami Imana ko ubyejeje kugira ngo bimere nka sheregi. Reka umwana wawe uyu munsi aguhisemo, imbaraga z'umunsi zihindura, imbaraga zo kubyara. Ndagushimiye ko utananirwa kubyara Mwami. Urakoze kwemera kutubyara, urakoze kuduhaye amahanga, urakoze kubw'imigisha ya buri munsi. Izina ryawe ryubahwe n'iteka ryose. Amen.